ushaka makwe amabura cyakanya mbanje ngubwire sibyo icyo giti uhagaze iyo brushette uhagaze iyo ni oyuryoherwa iyo ni hene nayo iyo ni ihene nanyi ndakujyana Nyamasheke nanyi nje kukuragiza ihene ngizo naragije gasoje naye ndajya kukuragiza ihene kuguri kuzirya kandi urya ikintu abase no kucyorora urya abase no kucyorora cyangwa igitereka sini mutazi kucyorora sha je utuma nahaga kubera yaka chaponde ngurube wakana kujina mungu Muhammad rasulullah anguke irya ariko biram irya kandi ufite urugendo rurerure anguke ufite urugendo rurerure ntago hasigaye ngo can you drive when you can fly Nyamasheke nugera nsurize dore imbogo nawe ni wiwa nabonye risheri wawe da ntabwo ari bari cyadore imbogo cyangwa kiza gifite amabuno kereka niba yaragabanyije iminwa Ivuriro Amizero Life Center iri ni rya vuriro rihangamura indwara zananiranye maze uwaryisunza agacukubiri no guhora agaraguzwa gati n'amagara. Mu Ivuriro Amizero Life Center tuvura indwara zitandukanye zirimo indwara zifata igogora, indwara zifata ubuhumekero, izifata imitsi ndetse n'izindi. Kwabibutsa kandi ko mu Ivuriro Amizero Life Center tubafitiye na services zitandukanye zirimo aromatherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha impumuro, hydrotherapy ari byo kuvuga ubuvuzi buvurisha amazi, physiotherapy ndetse na massage ari byo kugorora ingingo ndetse n'ubujyanama ku mirire. Muri iri vuriro kandi tubafitiye produits zitandukanye nka care solution ku bagabo ndetse na care women ku bagore. Ni mugihe kandi muri iri vuriro Amizero Life Center tubafitiye umuti uhangamura amibe nka IB. Ukeneye service zacu ushobora kudusanga mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya gare ya Kimironko umanutse gato ukasi iburyo hafi y'akagari ka Nyagatovu, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0787242229. Wanaduhamagara kandi kuri 0725271246. Ivuriro Amizero Life Center igisubizo ku buzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ko ibihe byanyu bimeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda aho dukurikiye uherereye hose komeze kugira ibihe byiza cyane. Nge nitwa Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye ngira ngo Jado ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho byacu by'uyu munsi duherereye mu Rwanda i Kigali by'umwihariko turi ahantu bita Kagugu ngira ngo twicaye muri Brothers yarangu ni hamwe mu tubari tugezweho mu mujyi wa Kigali hano ushobora gusohokana umukunzi wawe ahantu bafite ikintu bita bya bindi kanyombya ashobora kurya nari yamenyo ye ibintu bikagenda neza cyane. Nuba ngo rero turi kumenyera ngo na Urugendo Online TV dufatanyije na n'uburyo tuba dusanze abakiriya kuri Brothers tugasangira tukagira umunezero bagashyamo filime tukareba bagashyamo umupira tukareba. Urabona rero wadufashe neza ku buryo watugejeje ahangaha. Ubundi rero tujye kora nkuko dufatanyije uziko channel yawe ifatanyije na Kanyombya Live uziko umuntu baha link mukagereza gukora iki mugasharinga. Fabrice nawe yafunguye cyane arifite bayita Nenguru Fabrice mukore subscribe iri kuzamuka tu nubwo ikirasa ari kuzazamuka nabonye abantu 12 oya bamaze kuba 24 n'abasabu nyine urumva nawe muri famille yawe gusa oya ariko namwe mwahereye kuri 0 nanjye rero nzahera hasi nzazamuka ngere hejuru. Umuntu wari wahera ku ijana ngo bose bahera kuri 0. nta muntu wihera ku ijana azamuka agera kuri 0 batangira kuri 0 kajya kuri 1 2 3 kugeza hejuru mu mbere bose batangira kuri 0. Sam duretse kubeshya watangire kuri 5. Okay reka tubanze ibyo tube tuberetse cyane ngira ngo Fabrice na Kanyombya murabizi dukunda kubahuza cyane kandi mukunda ibiganiro byabo kandi buriya kintu azashyiraho mama we azamushyiraho nagazamushyiraho cyane none se nawe ntiyatanga nuza views na za subscribers mama afite ubuhamya bwiza cyane ashaka gutanga views ngira kandi ko ari umuntu mutara arazwi baramuzi mama Fabrice kubera iki kwera umwana we yamuteje imbere kubera icyamamare kubera umuntu wa Fabrice ni icyamamare ariko kuri kuzana isazi
Ukwiriye kuza kuri ubwo bwanwa bwawe. ziri kuza nabi ndabona isazi ziri kuza kuko rero ikintu cy'isazi kera ariko rero tugiye gukomeza rero urumva mu kiganiro dufite nari muzanye hano kugira ngo nibuze dukore iki tugire amasezerano ndebe imyifatire y'ukuntu yifashe igihe cya vakansi kuko agiye gusubira mu rugo kujya gusura mama hehe Nyamasheke Cyangugu. ni Cyangugu Rusizi. Ngira ngo Kanyobwa n'ubusabe bw'abantu benshi bagiye banyandikira barambwira ati vacances irashize ntago twigeze tubona Fabrice na Kanyombya byagenze ute bari kuganira. Kanyombya rero bibaye ngombwa ko avuga ati Fabrice ntazasubire ku ishuri ntamuseziye niyo mpamvu amuzanye muri Brothers Kago namuguriye akanuza ka gift akane ka gift kisakoshi azajya atwara Buriya baravuga ngo ikayi ni ubuzima, ikayi ni umurima, ikaramu ni isuka. Ubwo rero kandi kugira ngo isuka yanjye itazanyagirwa no kugira ngo inuza yanjye izuba ritazayibira nzajya nkishyiramo hano mbika umurima wanjye n'isuka. N'aba bose baba bafite ibinote bafite ngurya kigiye gusimbura cya kintu baguhaye. Iyo ni expression ibintu abantu basigaye bigisha abantu ngiye sinzi ukuntu bameze. Wowe uragenda ukabeshya umuntu ureba afite ubwenge ahumeka agahumeka hejuru no hasi ukajya kubira umuntu ngo ikaramu n'isuka jamais ikaramu nyamara n'isuka wapi ingwe ikayi ni igitaka uzareba ugiye kwiga udatwaye ikaramu ni wakandika note nabwo ugiye guhinga udafite isuka ni wahinga kandi nabwo ugiye ufite isuka ntabwo umufite ni wahinga mbese nuko babivuga bakakubeshya nk'igicucu ngo isuka ni ikaramu iri amenyo ni amabuye ibintu by'abanyarwanda rero bavuga ngenda mbinyo wari umurusiya turi kubanga iby'abanyarwanda ubwo wari umurusiya yego wari wambona kwa Putin wowe wari wambona kwa Putin nakubonye uzajye witonde wari wambona kwa Putin nakubonye ahantu nagiye ejo nagiye Burundi njya Tanzania njya Kenya njya muri Congo hari Masisi iwacu wari wambona njya mu Bubiligi nangwa mu Burusiya none se nyine kuri kuvuga ngo abanyarwanda nkaho utari umunyarwanda abanyarwanda nukuvuga ko ngewe mbanenga ndanenga uburyo unenga butuyemo kandi ikaramu kandi icyo ukuriyemo nimba imico ukuriyemo niyo ukurana none se umutwe ni igicuma ntabwo ari igicuma nangwa ni watermelon none se iyo tuvuze ngo umutware jya uvuga ngo umutwe nawe kuvuga ngo umuntu ngo ahetse watermelon nangwa koko watermelon se kwiribwa umutwe nawe ariko umutwe w'inka bo barawurya da w'ihene nawe barawuponjamo wagiye ukabaza cya kindi kirya imitwe y'ihene cyitwa Junior ntabwo ukizi Junior arya imitwe y'ihene byatari mbigugada wumve ngome da uba rero reka mubwire kugeza ubu ngubu nyine mu byerekeye no kumusezera kuko yifashe neza yari i Kigali niwe yaje kuruhukira akaba agiye gusubira hehe ku ishuri Nyamasheke sibyo ubu rero burya nacyo bituma navuze ni reka ngusezere nk'ubu n'ubucuti dufitanye burakomeye kuko ufite ubwenge kandi baravuze ngo ujye uba wa mbere ku ishuri ni byiza cyane ariko ntibakakureshye ngo ikaramu n'isuka ntabwo nzongera ubwo urankosoye tugiye kuba ko isuka yitwa bike ubwo twahita tuvuga ushobora kugenda ukabwira umwongereza ngo isuka the pen wahita uvuga ngo the hole is the pen isuka ni ikaramu hole nyine ni isuka noneho pen ni ikaramu umwongereza ntabwo wabyemera none ugahita uvuga garden is a book umurima ni ikayi nicyo gitwara rero abanyarwanda the hole is the hole bagenda bahinduranya Icyongereza cy'Akanyombe uri kucyumva mba ndi kucyumva kandi yarakize muri za 30 twari kise nanjye icyo gihe wasanga nari ndi hariho fotokopi yanjye ariko Kanyo ntabwo wari ukumbuye aka gahungu ntari mukumbuye utanga ibyo bintu babonye ko nagusukiye ibyo ngibyo ntabwo nabimwe kuko ndumva sinzi ukuntu bimeze niba nashaririwe ngo ranywa fanta ariko isazi iyo yaguze wavuyeho wasanga yaguze nijye kugumukira iyo hirya urumva se ni nako rero nshaka kugira ngo noneho turebe uburyo uzatwereka ubutaha andi manota rero ahambaye abagiye kwakira Sirius hano ku brothers wabonye nabonye handitse ngo brothers aho hantu nabonye handitse ngo brothers nimba ari bar and restaurant ntabwo banditse restaurant banditse bar and restaurant ese Fabri ngiyo winjiye nk'ahantu Kanyombya n'umubyeyi wawe muri kumwe mu bintu wahabonye
urumva ari nk'iki kintu wamusaba byibuza ikintu cyose uri bumusabe ndabizi ko uri bukibone namusabye njyewe wanzanira igipolisi hano nkumva ukuntu nimba ari nk'inuza ukuntu zazimeze inyama za hano namusabye kera Fabrice namusabye kera ndanamwinginga ndamubwira ati njye ndagusaba mama wawe peke yake nta kindi ndagusabye arambwira ati mbo okay uzaze ifatire zaze pe nzamugu sinakubwiye ibyo uzazana kucecetse ko bitse umutwe uriya se baracyamukora inkwano baratangiye kera barazirangira none mukwe bwa kabiri iyo ni escroquerie ni uko mu escroquerie kabisa yarakowe byararangiye ariko ngiye nukuza kugira ngo mwunganire kuko muze wawe nta uriho nshobora kuza nkakunganira kugira ngo shobora bamusabye iki Fabrice byose nari namusabye ibombe 500 musaba inka 7 musaba n'inzu ya miliyoni 12 arewe nkurahiye nta nimbwa ngira muzasaba badasabwa izo nkuru zikoni ni ari za Miss Rwanda 500 nta nimbwa ngira ndakubwiye niba ari ibyo wizeye rero uramuhombye tuzagenda tubiganireho twenyine uramuhombye miliyoni 500 miliyoni 5 inza miliyoni 12 inka 7 mbwa ngira nikusi ntayo ngira ariko imbeba zirazifite z'abashumba ariko imbeba shaho zimeze n'abakongomani hariya kugira ngo barazoroheye yese njye ni ipusi ifata imbeba barahari kocora kanya hari umuntu uri kugushaka uhagaze hano hafi ariko se wowe ko waheze iyo ngiye ntukoremo ntukoremo sha mugenda tambukuze hano mbanze nanakubaze nawe ibyo bintu bya ndumva mugenda mubonja nabarigize ze kumva barananye nje bari uko byagenda kose ibi byose ni ibyakanye niko we ibi birayi ko cyari bisate sate ni birayi bingahe biri ntabwo wafata ikirayi kimwe ngo ugishyire mu kanwa cyose none se ni bingahe kandi uranashaje urabibona gasazira ubusa 1 2 3 4 5 6 none se wowe 10 1 2 3 ubwo ko ari ibirayi binini none se nyine nkubaze wowe ikirayi kimwe wagifata cyose ukagishyira mu kanwa nta nubwo urashaje reka jya wewe ugiye muco iyi komande bayita ngo iki iyi komande Kanyombya aranayikunda cyane n'uwayitanze hariyo bita pomeriyo iyi bayita pomeriyo iri pomeriyo sinzi nimba uzi igifaransa ndabizi wize make iyi ngiyo bayita banana garlic karya wumve ukunda kuyikora mukumva banana garlic aka kabenzi rero aka kabenzi niko kabenzi kambere gashoboka kuba ushobora kurya muri uyu mujyi wa Kigali gatunganye kameze neza barakaraba bamaze kurya buriya ariko aka kabenzi ni akabenzi kari girira ukuntu ufata ukakavangamo n'ibirayi ndetse mu buryo bwiza cyane uko bishatse akabenzi kandi ni yandi biti ngurube ubuse Kanyombya aragashobora Kanyombya tuba twarabikoze byose tubitekerezaho Kanyombya ndabizi n'amenyo agira ariko kaba koroshye kaba kameze neza ku buryo akarya ntago ari ingurube ni akabenzi ingurube nta muntu urya ingurube wowe urya ingurube izina rya Mungu kwagira Mungu mama wallahi wakwani urabita turisha ingurube ntago nakurisha ingurube niyo mpamvu nanjye nakisa akabenzi Kanyombya wakabonye bakita kabenzi pomeriyo imeze neza cyane na banana garlic iyi banana garlic rero uburyo ikozeyo nawe wariyeho wumvise urazi ko ariko nawe wahise unakunda ariko ibintu byose nabonye wabikunze mujya mukora n'amateka we teka we turazigira ikintu cyose komande yose muri uri kuvuga amagambo menshi komande yose muri The Brothers yose ishoboka yose turayikora washaka teka we ndetse n'amakwe turayatekera urakoze cyane ubwo turaza kurangira abantu tubashyireho nimero n'ibindi ntabwo ari byonyine hari ibindi muracyazana ko dukora umuntu biteye akamwana ndi kumureba hariya yashukuye yakabugumye aho ndaje kuguhamagara dukora ibintu byose iki ni cyo giti cya mbere kibaho akazenguruka hano
ushobora kurya ukavuga ati ndi igiti koko n'amaburusheti meza tugira burusheti z'ifi tukagira iz'ururimi tukagira zingaro burusheti zose z'amoko yose turazikora n'umushishito usanga muri The Brothers nta handi ushobora kubisanga ni hano i Kagugu igihe cyose wahagera hano i Kagugu igihe cyose wahagera n'isaha byose wabihagerera uraza ni nacyo gituma mfite amagambo menshi gusa indimi uzajya gukora burusheti wazibona dufite indimi nyinshi zitandukanye ariko icyo nzi cyo aha muri The Brothers niho honyine ushobora kuza ukanywa ufite wizeye sekirite yawe ndetse niyo uzanye imodoka ukanywa ibifite none ahubwo tuguha n'umushoferi nibyo twari tugiye kukubwira umushoferi turamuguha aho kugira ngo ugende uzabayanga mu muhanda tuba tumufite itwara abagenzi turabifite kanyongerega ndabizi icyo nziza nuko ngo nkora neza cyane Muco wakoze cyane ubwo ibindi turaza gushyiraho nimero yanyu hano hejuru kuko muteka neza tugambo dutuma umuntu atagira apeti iyo nyama urayirya iyi ni yindi nakubwiye cya giti cyo muri Brothers urakirisha ikizi iyi ni yanjye wagira ngo ni inyama y'ishyamba bona peti ku birayi hano ku gatoki ikindi dushimira abantu bagoye ne bakamera yakamanaje mu kiganiro cyacu gute buri imana ikunda abasirikare ubona turi kurya hari abandi bashonje so we have to eat so the reason why so we have to be proud kubera ikintu cyakora ikikubwira ukuntu umwana w'inyamashiki ashaka kuba ari kurya nta nyama ari kurya byagenze jya n'akanyamasha birakabije ntabwo ujya urya inyama mbonye ahantu hakubye gifuti wa gatonya utarya inyama ndamukunda ujya uzinyere nariye inkoko muri gifuti nariye iki ariko numvise ikirayi wagira ngo gikorerwa muri Australia mwa bantu mureka mbabwire ngiye icyangugu ariko nzajya noroka nze hano baje gukora sitike y'ibihumbi 5 nkaza kurya hano ndi uzagutegera kuko uzafite imodoka uva inyamasheke ugarukira Kigali abana bagiye ku ishuri kuri ibirayi bimaze ntabwo yari yarenga no mu nkombo Australia bageze ryari ubwo sha abantu bagoye ubundi ni abakameramani n'abagowe nacagiye tumuzi cyangwa tukabavugana yageze hano yaba ari ihene yaba ari ingurube yaba ari urukwavu mwege byo ngurube Muhammad igikoresho sandi ndabona nagahene ntabwo ugikoryaho mwa ndumvira mu gihe kabisa ntabwo urya inyama iyi ni inka ariko Kanyonga gusezeye neza mu bantu bose cyakora nyamu nambere nsezeye neza Kanyonga waguze ibintu biri byose niho wabiguze da maze gukira ko afite amafaranga nganze uzuka byimariye urege babandi baduha ngo ama interview ngo baraduha 10,000 5,000 yewe ibyo bintu babyibagirwe ariko ino cyangwa burema doko cyakura cyamuzuri sana cyo kurya kiraryoshye rwose bon appétit buriya nkunda ikirayi igitoki gitera kansi sabu nawe gufata polisi ntabwo wakifata kwifata birananira Kanyonga ibyo muri ukirire gitera kanseri ngenda rya ku birayi nkunda ibirayi n'abanyamusanze baranzingiye nta kanseri ishobora kumfata harimo garlic ariko ndi gitoki buriya no muri self service ngiye mu bukwe narura ku birayi igitoki wapi no ku gaceri gake uracyavumba kakera uracyavumba kakera oya mu bukwe dimanche corona yararangiye ku cyumweru kwa gatandatu abari amakwe ibirayi biba bihari nakoze kujya kumera nka wa wundi wajya mu iyi ngurube ko nayiriye hora mureke rero mbabwire mwese yamugirira kujya gushaka amakwe nkaburetse akanya mbanze nkubwire sibyo icyo giti uhagaze iyo burusheti uhagaze iyo ni uryoherwa iyo ni ihene nayo iyo ni ihene nanjye ndakujyana inyamasheke nanjye njye kukuragiza ihene nk'izo naragije gasoje nanjye ndajya kukuragiza ihene kuko uri kuzirya kandi urya ikintu abase no kucyorora uzi ikintu abase no kucyorora cyangwa ugitereka hasi n'umutazi kucyorora urabizi kugira umushumba bene hajya ngo mfite ihene zingahe simeruka mufite igihene kimwe baza samu yaje kunsasanga afite imfamu cyazo yahaye gasogi yarayiriye gasogi ni wahe Kigali se turoro gasogi wahe gasogi ihene ariko kuri kurunguruka bana igitero amucyo kuri burya ingurube uko nzorera nyine nashaka kuntu ikintu utakirya tayi nkoko se burara ujisa ibiryo biraryoshye
ariko ngiye mwambwiye ariko Sam ndakeneye nyine boss wa hano hantu tukaganira tureba rero muri tukaganira nkeneye kuganira nawe ukeneye kuganira nawe ushaka kuba brand ambassador baburaye rwose nkeneye kuganira nawe nkeneye kuganira nawe kubihe ibitekerezo nkeneye kuganira nawe ku bitekerezo by'ahantu mucoma aba yarakuye ahantu aba yarakunda mucoma noneho comment ntabwo tuzikira ukuntu twaganira neza kanyombe kiriya kinyamara kirangiza ariko yewe comment ntabwo ziya nyabura niba turi ku rugendo online tv mukamubireba ndayirya niyanjye nayiguze niba namwe mushobora kuza kugura kuri brothers nimuze mwigurire naho ubundi ntabwo ushobora kugura ariko niwe nayishinze ariko hano naho inyama barayikawusha cyane buri inyama ivuye muri firigo iba yataye umwimerere inyama ivuye muri firigo iba yataye umwimerere buri kintu cyose kivuye muri firigo kiba cyataye umwimerere uzareba inyiba abavumbye Fabrice sha jya utuma nahaga kubera yaka chapone ngorba wakana ko jina Mungu Muhammad kabura rasulullah ngiki irya ariko subiramo irya kandi ufite urugendo rurerure ngiki ufite urugendo rurerure ntabwo ziko hasigaye ngo can you drive when you can fly inyama shikera nugera nsurize dore imbogo nawe ni wiwa nabonye risheri wawe da ntabwo ari bari cyadore imbogo cyangwa cyiza gifite amabuno kereka niba yaragabanyije iminwa iriya minwa ni nsurize dore imbogo ujyane n'iwabo ni dore imvubu nyine ngo ndamukunda cyane umusange nyine cyangwa cyangwa utani hafi n'inyuma Fabrice ko cyo utajya urya salade ape ngiye abana mu mujyi ibi ni ibiki birimo salade manere ntabwo ujya kubera n'agatungurusu igitunguru cyo ntabwo ujya ukibasha numva amazi imburagiye hano hantu hari n'undi muntu uri kutureba umuntu bita Karabo k'Imana Karabo ko namenye ugiriye nyuma urayibasha karabi iminwa yayiriye ari kuvavara yira ngo ni igisheke karareka ngo shushete ukore mu rugo bariyo nyuma ntaya shaka kanyombya n'umufana ndamufana kanyo koramo kanyombya kanyombya ko ngukunda cyane ariko uyu muhinzi ha nakuru bashanga mu Pakistan je kurya ibiryo n'indi wasangije neza n'abantu nk'abo utangiye kubirya bashanga rubishize ku ruhande kuzacu TV rero kuzacu TV televiziyo iri kunyura y'abahinde aka ngaka kaje kusura kubera ko kabona inyama nini wagira ngo ni akagona kanyombya uziringana ngaho vuga inyama muringana cyangwa se mu cyongereza nyawa uzimvishe muringana ngo ni inyama ni mu gishinwa nawe ako nyema ari kwibaza ikintu kanyumba ko ari Nagusigirisha. aho ari kurisha izi nyama ni amenyo agana kuri azi no gukwangurira kanyombya uramuzi ake kanyombya uzagiye Burundi rya namuha igisekera gikongora kanyombya azazi Burundi kuri 15 ntabwo uziko ari festival se tuzajyana abanyakuru zagwerekeza n'abanyakuru uzazi zagwerekeza tuzajya no kwamamaza kuri radio yitwa Black FM ariko ntuzamerekeze nk'umfu numva mu arya kanya kugenda nangaye ngo nanjye nzaguherekeze 17 rero nzashaka nimba narasubira icyango ariko ubu nce ko ngiye kugaruka bikaba 32 ndakwishimiye cyane twari tumaze igihe hano hantu turi bahita muri Brothers Kagugu nzagaruka mparire nzahazana n'umugore wanjye yitwa Pome nzahazana n'umugore wanjye uyu ni akamwana hasi yakamwana ahantu hose hari ibirori bishyushye bahari ahantu hose hari ibiryo ahubwo ngo yakari muri abantu bataha ubukwe atazi ba nyirabwo ntabwo twakoresheje nta n'icyo nyine hano reka turye ibiryo tubirangize izindi gahunda zikomeza ndagiye umva peti ndi kumva ngo ariko kanyombya peti ni peti ya mitsingi ntabwo njye ntabwo ni mitsingi bavuga peti ni peti ya mitsingi peti ni umwana noneho peti mitsingi ikaba iki mwese umupeti ntabwo uzi icyo bivuze musengana nawe ntabwo tungana tubabagira frere ba iyo njaje amuna kubwiye peti ni peti mitsingi umuntu ngo ni peti uri peti mitsingi se wese grabo yitwa ntabwo ni peti mitsingi ujya kwireba hariya hirya muri nuza muri oya gra yitwa niba ukunda peti mitsingi gra mitsingi yo ubwo ni iki umva kuri icyo giti sha
hano hari inyama y'igiti ya danje yararyoshye kandi njye kungurube njyewe kugira ngo ingurube iryoha akagugu we mbega ingurube iryoha hano za kagugu manda nyagasa nuko naje gusezera umuhungu wanjye ariko isazi se nayo do iyi ni yindi toka ubaze nuko naje gusezera ariko icyo kintu muri kuvuga cy'ingurube umwanya muri kuvuga n'imbata hari umwisilamu nze sinsilamuye tubiramo nze sinsilamuye banyuma ba mbere bazi reka da ntabwo abayisilamu ingurube barazima akajo nabezekana wowe ntabwo ari umwisilamu ari mukafiri ryo barya ingurube ariko muzirira bwungushye kandi kwiyamisazi uba rero wa mwana tukavurema ugira amasomo meza utumye njya ku ngurube kanyombya aguze mu buzima bwawe nibwo bwa mbere kanyombya akuguriye nose akagurube n'ingurube nose witwa akagurube kanyombya kuri kureba yaka nabi ntabwo wifuzaga ko arya kuri ibi biryo ingurube n'akagurube nari ibyo ariko niyegera ibyanjye apana ariko utifuza gusangira n'umuntu so urugendo tv njyewe ndahaze kansigira umwana komanda arayikunda mira Rwanda urugendo tv ndahaze kanyo ndagusigiye ubiryo ubirangiza okay yaka mu kanya ndongera muhamagare hari ibyo ndi kumva nshaka kumubaza nuza nyine ba muri gift ariko nsanze n'ahandi wa hano bafite umucoma uri ku rwego rwo hejuru reka agiye arya yakakuriya ni byiza arakubiye kuko ayijyamo inzoga ariko nabi umucoma hano nawe nawe n'umudanjere ndumva biryoshye ntabwo njya n'irya inyama niba mu inyama iraryoshye ariko hari iyo nariye numva umwakunyu n'agasenda nari kuri ariko iyi ngiyi ni iya mbere kabisa ese ubu ninde umaze kurya ibiryo byinshi muri mwese ijya shaka tujye kumupima niko bisi ya nyuma iragenda saa cyenda bisi ya nyuma y'ijyanye amasheke saa cyenda ariko nazo n'ibijyanye nayo nijoro rero murajya ku mirongo murategereza saa tanu y'ijoro ariko bashyamaje tugeje imodoka ibi rero ngo nibyo bintu bijya bituma ngo Fabrice akumbura i Kigali kugira ngo rero udatumba ufata ushobora gutumba kandi ufite urugendo rurerure ugomba gufata indimu ukarya ngo uramutse uri ku cyangwa ugashaka kwihagarika ahaha tuba turi guteza igihugu imbere rega buri muntu ntanya mu nzira oya wenda para mu nzira ntanya mu ishyamba abagwaye ifumbire ntabwo bajya bavuga ibyo bintu bari kurya ariko bibaho ntiwari ubizanye ariko ngo ubimuntu agira urumva ikintu kanyombya akubwiye iyo umuntu ari ku meza ntabwo nyine abivuga ko nyine byari ngombwa asaba abantu imbabazi mbasaba imbabazi bakoze iki abura ibintu bye navuze ngo kunya bari kurya avuga ngo abisubiyemo si cyo rero ndi gucika apeti se abantu ngo ntabwo nzi kurya da uri asamenye ase ayo ntabwo ari amenyo kanyo abantu bazi ko kanyombya atarya inyama aka ntabwo ari akagufa inyama agacira amagufa byari riyapfuye yari iryoshye imana n'amagufa barayakaranga uyu mushoma ni wa danje kandi rero bamwongeze cyangwa bamwirukane oya da ubu ntiyabura umuntu uza w'umubosi aturutse za Kacyiru akaza akamubwira ati shaba turutse hano kigikaza nakuza kubwa bose hano kakongera amafaranga nubwo amonje wana magatano yarabona ariko ibiryo biraryoye bashaka kumwiba nimba bose atabiriyeho mane mubabarire kugira ngo bose ntazi bonja mbere kugira ngo aroroshye mu gitondo afata bona pe umusasi rero petit frere ndebera none nubwo nari ngiye kwihagarika nka petit frere ugira amasomo meza yo kujya utekereza ku inyama cyane kuko inyama zirahenze buri ni ubwa mbere uhuye na yaka ikijumba n'ikiro baramubonaga bucecetse babanza bambaza utamenyera inyama z'i Kigali kugira ngo uzajye uzibona buri munsi so nishimiye umuvandimwe akubaze ni ubwa mbere ubonye yaka wajya kumubonaho iki oye ko bitameze nk'umunsi mukuru nyine tu yaka n'ubu icyo nashaka kukubwira nanone uri kugikora
bavuye ku nzoga bavuye ku nzoga so nazanywe na mama najamo isabahe na nyoko yazivuye ise wiyo ari yavuyeho ariko nyine kamubwira ariko nugera inyamashiki uzamubwirire nyoko ngo ndamukunda arewe mu Rwanda ndafana mwese ari njyewe na kanyombya nyoko wamuhana kanyombya niwe wamuha kubera iki kuko ari wamusabye mbere oya ugendeye ku kindi kanyombya afite ipinderega gusa nicyo hano kuba atari we yakase hoyiko washanze kiraho ari kanyombya kigupasha ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza rubanda nibaga kose ukarembura cyakiri nawe ubundi rata petit frere uzagira amasomo meza tukwifurije gutsinda ukajya uba uwa mbere marigereke usubiye iwanyu ku ishuri ariko we kujya utekereza inyama cyane kuko ikiro cy'inyama ntabwo kigura n'ikibijumba ikiro cy'inyama n'ikibijumba hari ubwo bingana ibi birarenze utazatoroka ishuri ngo uje kurya inyama i Kigali wa mwana uri petit frere antuka vraiment uzagira amasomo meza so n'abandi bana rwose mugiye gusubira sikuru muzagira amasomo meza cyane ureba ko umaze kurya inyama ukaba uraryohewe ushaka kubona ugeze mu rugo yahene ukayirya attention iriya hene niyo korora ndabizi njye wisangira na nyoko dore ko ugiye kumwigisha ariko nari inyama i Kigali usange nyoko ndavuga ati umugabo mushyashyangura inkono yaza kururumba akarya ya hene iriya hene ni itungo rigomba kuzororoka ndavuga ngo umugabo mushyashyangura inkoko wabona ugeze iwanyu wasanga n'agahene mama wawe yoroye kumbuye cyangwa ukabaga ingurube yawe woroye mucoma abana batanga serivisi nziza na kasire bari na smart yambaye neza kandi urumva n'ibi biryo ni sawa siko naheruka kuvuga ngo urahaza mugira ingurube ryose pomeri yo wahise uyimara ukunda uza agatomati kari ahangaha n'akantu k'agasalade mbere ngaka unashobora uragifata ibiryo kanyombya yaguriye Fabrice arabyimariye abantu bakuru mucura umwana aracyahatungurira nimumara gusoza rero duhite tuganira bwa nyuma duhita tugenda mwasoje tubanje gushimira Urugendo TV nshimira na Fabrice mwifuriza kuzagira amasomo meza nubwo Margareke tazi niba zaba uwa mbere nangwa uwa nyuma ariko uriye ku ngurube uriye ngiye gukora ikizamini cya leta ikizamini cya leta witoresha mwana wa mama natsinze ikizamini cya leta mu 2001 mpita nigira mu gisoda uzi kubona abana mwigana bagiye muri segonderi wowe ugasigara muri primaire nese umusirikare ukamwitegereza gutya nawe ngiye kumva wagize gatubona amahirwe kujya hanze muri Amerika ariko inzoga zawe zituma utajyayo yabaga mbonye amahirwe sha nubwo yaba ari sheri nibwo primus yaba ari sheri nayireka nese bakubwira ngo reka inzoga ujye muri Amerika wabyemera ugenda inzoga kandi muri Amerika ariho zibera wa mwana bwo kubuna wankura kabiri gukuba karengo ndabeshye n'Imana yarananiwe wowe wankura ku nzoga wagahinja boko nje nazi gukura nje tubana kereka mbana na nyoko ubwo wewe nagabana wowe wakisha mu nzu yanjye rero narakata amaguru wowe ntabwo nakwinjira iwawe kwa nyoko kandi kwa nyoko mama ba mu nzu yanjye mama baba ngo menya kare guteshenga baba bezo baba rukurya n'ibirayi bikaranze ngiye nabura ngo warasaje ngo ndabeshye ariko arewe ni gure mbere hasi tuvugana nyoko gukarangira ibirayi rero ngo baba bebe kanyo no mutura mujyana Nyabarongo hari ikintu mutazi kanyombya avuye kuri toilette ntiyakaraba wakaravye nashaka kuri toilette tukikora ku kanyombya kandi amakuru yandi afite ngo ni ujya wituma hejuru ya toilette niba uvuye muri toilette jya usukamwo amazi
kunya hejuru ya tuwarete uri umuntu w'umusaza yabari kuguha bona peti niba uvuye kuri tuwarete haguruka abantu umuntu abanza n'undi uwo ari we wese yakuvuga iyo myaka yawe umuntu abanza niba udafite n'izi tuwarete za kizungu wenda ari iy'ubutaka mbwire n'abantu bose niba uvuye kuri tuwarete gerageza uhasige isuku no ku ishuri ugiye uri kumva hari wakayinjira ingeso ziri kuva mu mago y'abantu hari ingeso ziri kuvayo abana bari kunywa ibimogi inyama murazimaze urumva ibirayi gusa ntuzanywe urumogi hari ikindi abana basimbuka impangu nk'aho uri muri internet ugasanga barasimbuka urupangu bagiye kunywa inzoga hanze nangwa za kanyanga ibyo bintu ntuzabikore sinzumve ngo bakwirukanye njye mu nambere ugira imyaka ya mbere ku isi nakoraga ko bagahita bahamagara Samu mumukubite ayo manyanga rero uyareke ayo manyanga uyareke kubera ko biriya bintu byo kunywa urumogi ntabyo biriya birazirizwa samucura karama wagutuka ngo arakabyara aragapfa ngo nguye wagutuka ngo nukabyara aragapfa ndetse ndatwite mbwiye mucoma ugomba gushimira boss wamuhaye akazi ariko nibyo ndetse bose bamushimire waratwite ba bosi ba ariko ndi kwashyira mu bwinshi kandi sinzi bo muri brothers erega ni n'abavandimwe uhita wumva n'izina brothers ariko mva hari bar akaba na restaurant ubona wirire wumvishe nimba tutabiteye nk'iminota nka 20 mane rya ruswa are natanze amafaranga noneho ngo kubera ko ngo ari brothers kuza kurya iby'ubuntu ngo ni ba brothers bazi erega kanyombya uyu mubozi wa agukubita fagitire ukumirwa reka manze nkubwire sibyo bashobora kuzana ibintu wowe watanze komande bakazana ibiryo bibishye bakazana ibiki ariko kubera ko baba batwize bakavuga ati mbabarira umpa amakuru ku ishuri mujya murya kawunga reka twiga turi abakire kawunga naho umuceri se none uriye ku nyama mu cyumweru murya inyama kangahe ku ishuri ku cyumweru buri cyumweru kimwe muryamo inyama kangahe twiga turya inyama hanyuma babatekera ku ishuri inyama oya do ntagize ngo ndi mu rugo kuri nashyitse irya gatatu mu cyumweru banyura nyama mujya mu rugo noheri bonane na pasika kereka iyo samenye ushama akaza kudusura nibwo dusigira ibikoro tutukirira inyama wangira umuyobozi w'ikigo wigaho ngo iki mwajya murya inyama kuwa kabiri no kuwa kane babizo bakugize umuyobozi ukarya kawunga kubera inzoga z'abanyeshuri bakwikubitira kiriya kigo bisaba ko umuntu afite imbaraga zo kuyobora ikigo none wowe ishorwa n'ipeti mitsingi none kuvuga ngo abanyeshuri mukubita abarimu uzanye ubugoryi turamukubita umwarimu ashaka kutwigisha yasinze kubera ikiza tuba tugomba gushaka ubwo bwenge si ukuvuga ngo mu kigo cyacu nta muntu unywa inzoga pe navuga ati ni umwarimu umunyeshuri akarwana na mwarimu si ukuvuga ngo ni umwarimu ariko njye ngiye ku kigo pe umwarimu akazanywa inzoga namushyira pondo hasi da pondo hasi nagusabura nagutera kiboko akoze ko ari byo unze wagenda wasinze abana rero abana musuzugura abarimu banyu abana mugiye ku ishuri mujye mwubaha umwarimu mu magaciro cye niba umwarimu aguha amasomo akakwigisha kumva nk'uyu ngo yakubita umwarimu oya ariko namukubita niba afite ikosa none se ufite uburenganzira bwo gukubita umwarimu ko ajya kumurega kwa diregiteri njye kumurega ubu se nagira ngo yajya ati mwarimu yanyweye inzoga warangiza ugafite umwarimu ukamukubita nibyo byiza ahita avuga ati iki ni igisobo none iyo arimo nk'umwana we bose ndagushyigikiye abo barimu bananiranye banywa za kanyanga mujye mubashyira kuri disipurine mwabanyeshuri nawe rero ugomba kujya kuri disipurine kubera ko uyinywa aro ni kuri ribu tuvugana mwaje hano kuri brothers restaurant and bar mukaza mukadufatira uno muntu bita yaka anywa inzoga none ari kuvuga ibintu bibi kandi umuntu aba ari ku meza urumogi rwo naruretse ariko ndi niyo nkuru Fabrice wa mwana mugora president kakanyanga ko nsomaho ariko urumogi rwo naruvuye baraje barakujyanye mbacura umugani mbabambuza umugani uzafikana usasa nk'ubwo bwo ngasuka ku ngoma harabana yakababane mazutekanyo uzi gutumye agenda ugiriye neza cyane buriya yanukiraga inzoga mu bane na gute twe turarenze aho duciye ubundi ingi twita mubimba mubona ko karahuri gutomeraho hanyuma dore amasaragiye we ingi twita mubimba ubundi wowe ndahamagara ribu
iravuga Kanyo reka ngushimire cyane ku gikorwa ukoze se akaratuma dukora mwogacwamwe I'm telling you to go school genda wige niba ugiye ku ishuri kuvuga ngo uzakubita abarimu bakwigisha 0 ku 10 genda ufata amasomo wige neza nabyo kuvuga ngo urahamagara ribu ishyikiye abanyeshuri bakubita abarimu 0 so musezere neza. I thank you very much utumye njya kungurube. So God bless you, Imana ikumere umugisha. Nawe ugira urugendo rwiza. Ushiko ari guhumura nka water close. Ari guhumura nka water close. Tureka mbashimire tu Sam. Kanyo reka mbanza ngushimire ku gikorwa cyiza wakoze cyo gusohokana Fabrice hano muri Brothers ngira ngo abantu bishimiye ibiryo twariye Kanyombya tuguriye babikeneye turashyiraho nimero hejuru yaba ari ugutanga komande cyangwa se waba ukeneye kuhaza ni Kagugu kuri arete yo ku mashuri cyangwa se abantu bazi ahantu bitaga kwa Rishari iyo tuvuze gutyo Kagugu kwa Rishari ubwo no kuvuga ngo niho hayinitse muri Brothers kwa Rishari ngira ngo abantu buko Kagugu barahazi ibyo kubwira ibiryo nawe yaga nagenda karaba none ndacyakubwira ubwo nibakora kamera ibinze mbimare kuko kwa Richard nanjye nzagaruka uyu mwana atumye njya kungura biryoshye uyu mwana rero reka tumuherekeze neza shimira n'umusazi Kanyombino shimira n'Urugendo TV Kanyo so mbere yuko tugiye kugenda banza ugira iki impanuro ha Fabrice dusoza na Fabrice ahite ambwira ingamba afashe kugira ngo nitwongera guhura ikindi gihembwe tuzarebe ko ndamera mubwiye no kugenda akagira discipline ku ishuri akifata neza akareka gakungu akareka ubucuti bwo gucudika bidasobanutse akavunika ku ishuri akamenya ko yagiye kwiga akamenya icyamujyanye ikindi natanye mubwira ni kunywa urumogi kubera imico y'abantu babi wabo baranyoye urumogi bakaza ku ishuri banywa urumogi bakajyana agapfuko ngo bakita niba ari bure ibyo bintu muzagendane n'abantu utagukumvisha muvana inzoga tugendana nawe uri marufuku kandi ikindi nyekubwira uzi ko mugenzi wawe ashaka kwirindazi ati ngo nibatira indazi ufate umugati icyo kintu ugomba kwirinda kuko abana benshi bafite ababyeyi b'abarozi barabwira ati mugende mumare abantu mubahereze bapfe noneho kugira ngo shetani abandikire amanota buriya shetani afite nominoro Fabri mu mpanuro zose baguhaye utahanye iki ujyanye iki Mugani ni ijambo nyamvuga ngo utahanye iki si ubwa mbere mbivuga n'ejo bundi kwa Nyakusana narabivuze twanahanye kutizera buri muntu nkizera bamwe nkuko bivuze ntabwo nakizera umwana ngo tujyana ngo ni inshuti yanjye mama we ntabwo aba ari mwiza ariko umwana bari mwiza mama akamutera umutwe ati ngiye kugara ino ndazi genda urimera uriya mwana Fabrice kandi ubwo iryo ndazi ayishyiramo bwombo ubwo rero ndababwira ati ngenda babwira ati ku mwaka utaha muzaza kumfata video ndi gukora mu kiganza cya perezida niwe muhego mfite mu bana 10 ba mbere mu gihugu baza bafite certificate y'abana ba mbere 10 mu Rwanda nshaka uzandi bo muri abana 10 ba mbere sasa rero kugira ngo uzabigereho uzabanze ugira ikintu bita discipline no kwishuri ugiye ikinyabupfura nicyo cya mbere ya byose discipline avant tout umwarimu nubona yinyayeho uzabyihanganira kuri umunyeshuri nubona umwarimu yasinze uzabyihanganira discipline avant tout mbere ya byose reka rero reka dusoze ndashimira Kanyombya Imana iguha umugisha kuri iki gikorwa wateguye ndashimira kandi Hopeline Sport ni mu mujyi abantu bajya bagura imyenda ya siporo Jean Baptiste ko yanaye Jean Baptiste kumbira ngo aragukumbura okay ndajyayo n'umwana mwiza cyane n'umugabo mwiza ndashimira no madamu ariko Hopeline ndayishimira cyane ubu ndagoroye inuza zanjye zimeze neza umuntu wumvishe amateka ya mama umva ukuntu nari meze Hopeline agiye nkora agatize kanjye ngura ibikoresho meze neza none nifite umwenda wanjye wa Hopeline nyine nk'itsinzi yuko nakuye namwe muhagane nanjye ndi urugero nk'abandi bose rega ari ikintu utazi Hopeline Sport iriya ariya na magazine yambika abareyo Mukura Victory Sport APR FC no uriya ni intego yaravuze ati ngenzambika ekipe zose zo mu Rwanda ubu rero birashoboka ko nabwo bamutumira akajya kwambika ekipe za Tanzania za Kenya za Uganda ibintu nk'ibyo ibyo byose rero tureba Hopeline Sport bitwara neza bafite ibikoresho byinshi bafite ibikoresho bya sport byinshi bafite n'inkweto na za balo
urumva n'imipira n'amasogisi amazi bita soshete sogisi soshete barayamaye hanyuma amasaha yagera reka tujyane Fabrice kugira ataza kubura imodoka. okay haguruka sha haguruka twagiye allez quitte Côte d'Ivoire